Odette ndashaka rero kutubwira inkuru yawe na Mike. Byatangiye gute? Mwakundanye gute kugeza mushakanye? Yego. Bo. Mike tumenyana bwa mbere twamenyaniye ku mutayeri. Ngewe nageze kuri uwo mutayeri ndodeshaho imyenda hariya Karuruma Igihogwe. Nageze kuri uwo mutayeri Mike aza kuhansanga ariko nawe aje kudodesha. Noneho Mike ngo yarambonye ngo ahita nkunda ariko ntabwo yahise abimbwira. Yaje kwibwira uwo mutayeri kuko nabonaga bari muri joke. Mike aravuga ngo mbagurire ifisi ngo buri wese ngo ariko niba yarya ifi yose. Hari mu mwaka? Muri no mwaka turimo hari mu kwezi kwa 4. Nuko ati turavuga ngo ngaho zigure turazirya. Umutayeri aravuga ati ndayimara. Nanjye ndavuga nti ndayimara ariko byari joke nyine kwa kundi muhurira ahantu. Nuko ngo reka nikoze mu rugo gatoya ngo ariko ngo nibaha akantu ko kumwe. Asigira uwo mutayeri 2,000 kuko niyo bari baziranye. Umutayeri angurira fanta nawe yikurira fanta Mike aragenda. Nyuma Mike aza guhamagarira mutayeri ngo aramubwira ati se uriya mudamu ko namukunze namubona gutafite umugabo. Uwo mutayeri aramubwira ati nta mugabo afite. Ati se namubona? Uwo mutayeri aramubwira ati ni inshuti yanjye nabanza nkamuhamagara nkamubaza niba naguha nimero ze mukazamenyana. Umutayeri aza kumpamagara arambwira ati nguhe inkuru cyangwa bya Kigori. Ati nguhe inkuru nikagira inkuru. Ati wa muntu waje hano akavuga ngo agiye kutugurira ngo ifi ngo buri wese akadusigira 2,000 uramwibuka? Ndamwibuka. Ngo yagukunze cyane. Ese muhe nimero zawe nta kibazo. Ngo yanyatse nimero zawe nanga kuzimuha ntabanje kukubaza. Ndamubwira se sinabonye ari umuntu gusa n'uwiyubashye hari ikibazo kuba wamuha nimero zanjye. Ndamubwira nizimuhe nta kibazo. Nanjye ndi umuntu mukuru niba yankunze azambwira urwo rukundo yankunzemo nimbona ari rwiza rukomeze nimbona atari na rwiza abe inshuti yanjye isanzwe nyine muri societe bisanzwe. Ubwo nyine nibwo Mike yabonye nimero zanjye azikuye aho ngaho. Yego. Ifi mwagiye kuyirya rero? Ntabwo twayiriye kandi ngiye nagiye. Wari uhagiye? Na Mike aragenda arahindukira ariko aza kubaza uwo mutayeri amubaza. Abona nimero. Yego abona. Mike yaje kuguhamagara. Mike yaje kumpamagara. Asanga ndi busy ndamubwira ndi busy aranyandikira ngo nimubona mwanya ngo muze kumvugisha ngo ndi wa muntu wahawe nimero zawe n'umutayeri. Ndamubwira ntoke nimuguka ndaza kukuvugisha. Nyuma yabwo rero naje kuvuguka ndamuvugisha. Tuza guhana rendezvous nyine yo guhura tukaganira nyine kuri telefone turi kuvugana. Ambwira ko yankunze yambonye akumva umutima we nyine urankunze niki. Ku munsi wa mbere? Munsi wa oya kuri telefone. Nyine ni kuri telefone ahise akubwira ko yagukunze? Yego. Nimurabonana nyine nk'abantu? Turabonana nk'abantu turacyagera. Nuko Mike tuza guhana gahunda nyine yo guhura tugasangira tukibwirana. Tuza kuhura nyine turibwirana. Mike ntekerereza ukuntu yatandukanye n'umugore ngo umugore we ariko yatubwiye ko yagushatse akiri umusore. Mike arabeshya afite umugore wa mbere bafitanye abana 3 ngo tuyimusanze. Afite uwo mugore wa kabiri uwo avuga nyine ngo nawe wamwibye ngo yagiye ku kazi ngo arangije ngo umugore ngo aterura ibintu byose ngo aramwiba aragenda. Afite n'akana ngo k'igikondo ngo yahawemo pase n'umugore wa murumuna we. Yateye inda aza ngo kugakodeshereza mu makawa. Akana ubwo yaratunze uwo mugore avuga ngo uwo mugore avuga ngo wamwibye. Noneho akagira nako kana bari baramuhayemo pase nyine bya bintu by'abagabo biki gihe akagatera inda. Noneho hajya ngo kugakodeshereza Mike ntakajyayo cyane. Akana kagezeyo kabonye nubundi katari kumwe n'umugabo ataza mu rugo buri munsi ngo biragacanga. Akana gahamagara iwabo ati ndahanaha byananyoye muze mumfate. Nuko niyo mateka hari nyine ubwo byarangiye ngo famiye y'uwo mwana ihamagaye Mike ngo yanga ngo kujyayo ngo yanga kujyayo n'iki kwa ko yinubwa n'undi yarakibana n'uwo mugore avuga ko ngo nawe ngo wamwibye. Yego.
ariko ubwo Mike kandi we yavuze mu kiganiro yavuze ko yari umusore yemera gushakana n'umugore watandukanye n'umugabo. Wenda turaza kuhagera. Wowe tubwiye ko afite abagore bandi yego 3. Yego. Ariko ubwo duhura turimo kwibwirana, yambwiye umugore umwe, abo bandi 2 naje kubamenya nyuma twarabanye. Mike afite abagore ubwo 3 n'abana 5, abo yemera, abagore 3, abo yanyemereye nyuma nyine mubwira ntimbwiza ukuri niba ngiye kuba umugore wawe mbeho ntuje. Abana 5 n'abagore 3 ntazanahura n'umwana wawe utanahari nkanamuyoberwa nkanamucaho. Arigeze arambwira ngo okay, ngo urashaka ko yabanje ubwo kunyemerera uwo mukuru n'ukurikira abagore 2. Undi wa 3 aramuhakana. Ndamubwira twari turi hano munsi y'inzu, ndamubaza Mayiko nabibwiwe n'umuntu nizeye utambeshye, wamba bari ukambwiza ukuri. Yahise apfukama ngo sheri ngo wallahi ngo niba na yewe na nyirarume wazaga kudukoreramo hano nawe ubwe yarabinyibwiriye. Arambwira ati Mahike nyine yarafite abagore 3. Nyirarume yarabinyibwiriye. Ndabwira ni ko focus nabuze ni ko nyokorome wa presence yabinyibwiriye, nkabibwirwa n'umugore wa murumuna wawe. Wamba bari ukareka gukomeza kumbeshya nkumva ndi kubabara birushijeho. Reka tugere hahandi yatangiye kugutereta kuri telefone. Yego.